Ndi papa sava. Ariko ndashaka kubabaza, ari umuntu wakwigishije wenda abize garidiyene, wakwigishije garidiyene na pirimeri, n'uwakwigishije kaminuza, ibyo yakwigishije ubu ngubu akaba ari byo ukora binaguhemba, hagati y'abo babiri ninde ukomeye? Ninde ukomeye? Okay. Bata umwana apfa mwiterura, igiti kigororwa kikiri gito, uburere buruta ubuvuke, engera uwo mwana, engera uwo mwana. Oh, ni muto ariko si gito, zakura zaba perezida zaba umusirikare, rengera uwo mwana. Aka kavamo da, kavamo. Papa sava? Mwiriwe? Mwiriwe neza. Amakuru? Nje uri umurya w'inanga cyangwa ukundi wawe nta rungu rwose kuhagera usanga umurya w'inanga ariko raririmba buriya bikanyura. Reka nkubwire ndimba buriya nuko byananiye, ariko buriya gucuranga no kuririmba ni umuti. Papa sava bikunanira, ubwo byakunanira se njyewe nkasigara he? Wivuga ko byarakunaniye ahubwo uragerageza, ntuzi cya gihe nkoraho sinakorereho ubutoki ubundi bukagenda bukabyimba, bukagenda bukabyimba nkajya mpora mbuhuho, bwakeye mbuhuho bushyira mu mazi sinongera. Ariko ubwo wirengagije ko mu cyuya cy'umuntu ariho hava umubyizi. Ayawe papa sava ibyo bireke. Buriya rero reka nkubwire, mureba twebwe dukora akazi ko batubira ibyuya kakatubiza ibyuya, buriya nitwe dupfa turi abatindi. Nge narabibonye. Gute se? Gute? Ahaho reka nguhe ingero, ngiye kuguha urugero, dore ko ujya unsinda, dore ko wihaye kuvuga ngo noneho ngo ujya utsinda. Ahaho ndakurahiye, aha ndakurahiye ntabwo uri mu nsinde. Reka nkubwire, ndaguha ingero, urwo ndajya nguha urajya ugira icyo uti vi, nguha urundi uti vi, urumva? Reka nkwereke, mpereke uruhera. Reba umukarani, umukarani uyu wikorera imizigo, fata umufuka akagerekaho ikarita, akagira ibitugu bigahetamo, uzi ibyuya bira? Uwo si umwe. Fata umena beto, umuyede, kandi ngo enjenyeri abahagaze hariya yifashe gutya aparitse n'imodoka, yikorera ikarayi agenda amena, akikorera ikarayi agenda amena, akikorera ikarayi agenda amena. Niko uzi ibyuya bira? Nkubwire undi, reba kigingi w'imodoka, kigingi w'imodoka agira atya akagenda yiruka. Shoferi ntaba ari hariya yimereye atya, atwaye agenda amurebera muri za ndorerwamo zabo. Uzi icyuya bira? Uwo ni uwa gatatu. Nguho undi, fata umuhinzi, umuhinzi ahera mu gitondo zuba rikamurengeraho, bigera saa sita akajya gutongora, yava mu gutongora akajya mu gutera, yava mu gutera akajya gutwika ibyatsi. Uzi icyuya bira? Ubwo se urambwira ngo twakira gute? Singutsinze aho, ndaguhamije, nguhaye urugero rwose, ngukubise ingero.
bandi bariya nyine baba bahagarikiye bahemberwa mu rugiye. Senguhaye ingero kandi rero reka nkubwire, uzi bariya baba babahagarikiye bahagaze bifashe batya, uzi ko buri iyo bagiye guhembwa batwara amagunira, agenda bitwaje amagunira niyo babahemberamo. Ndimbati rero ibyo yanavugaga ntabwo ari gusa bino bibira bimanuka inyuma, niyo ariko cyaba nicyo nabaraga. Nese ndimba ntuvuze uti ababiri icyuya cyinshi nibo bahembwa ubusa. None se wari wabona umukinnyi w'umuhanga ukina umupira mu kibuga uzi icyuya bira iminota 90 anaruhukamo 15, uzi icyuya bira uza amacandwa acira mu kibuga, wabonye ko aba yasamye nk'imbwa, si icyuya wabaraga se uwo si umwe. Wari wabona umuntu ubyina noneho abyina bariya b'abahanga ngo babyina ku kabuga, wabyina amasaha 2. Ubu umukinnyi w'umupira wamushyiramo ngo akine amasaha 3 adahagaze. Umuhinzi uhinga ntahinga mu gitondo akageza nimugoroba, icyuya kiratandukanye. Ariko ubaze n'icyo ngicyo, uzi bariya abakinnyi b'abahanga amafaranga bafata, uzi amafaranga bahembwa abo wari wayumva bayavuga abo ba Cristiano ngo na Messi, wari wumva amafaranga bahembwa? ahubwo se ngo bahembwa niba ari miliyari. yego ngo miliyari mu miliyari. uzi ko buriya ngo nta nubwo bahembwa ku kwezi, ngo babahemba mu cyumweru, ngo bayabona se ngo mu kwezi ntibayabona, kutari kuvuga ku munsi. Noneho ngo atanze na pase ngo ivamo igitego amafaranga aragitsinze, ngo ariko agitsindishije umutwe amafaranga. Ariko se papa SAVA, umuntu umwe agafata miliyari akayicira mu mufuka. Nibyo nakubwiraga rero, icyuya cy'umuntu kiratandukanye, hari igishoka ha ariko hari n'icyo tutabona. Wari wumva umuhinzi cyangwa kigingi warwaye stress, saba bamakaruvati n'iki na marinete, none se ibyo aho uransenze oya, aho nkubitiyemo sinkuhondeye muri manyuwa, nkondeye muri manyuwa, reka uretse uvuye ku kabari se? Akera tetsemura, uvuye ku kabari ndimba yatetsemura yumuga kandi uzi ko usigaye untungura gatetsemura shaka ko ndimba. Yewe ukuntu nari namankaye wa mugabo, niko soma ariko soma nze nkagire wakita ko gasirahamura kuri ibi bice byo hejuru. tetsemuraho reka uri inshuti yawe, ni mama ya Mungu. urareka ntacyo nagucura oya, ntabwo ntacyo ndarebye ndavuga nti ntabwo papa SAVA, ndabitekereje biza mu bitekerezo, numva cyaka cyakwishe, navuga ni umuvandimwe ubu nicare ngo tomere umuvandimwe ari hariya. Oya rwose ntibikwiye, ndavuga ni reka ntuzanire tusangire, dore umuvandimwe uri inshuti nawe se ko ntacyo nyima. Oya ntukabure ibyo uha bagenzi bawe, ni mama ya Mungu. Erega Imana iba yaguhaye nawe jya uha abandi. Oya ijute nyakugira ibyo utanga n'ibyo usigarana, ni mama ya Mungu, n'ejo uzagaruke pe. Papa SAVA rero burya ntakayoga kaba gake, nubwo rwose kaba gake kakaba gake, ariko burya agayoga ni kamucyura buhoro, urabizi ni mama ya Mungu, ni kamucyura kandi buhoro. akangaka kadatuma ukora amakosa, Imana igumye igaha umugisha. Reka rero buriya nta nzoga itagira ijambo, oya ntayo, nta nzoga itagira ijambo. Buriya ni nayo mpamvu mba nagutekereje nkavuga ivuge umuvandimwe aho mugereraho ataza guhaguruka nk'ikigwari. Buriya hari burya ngo ikinyoni kigurutse kitavuze ngo bakitegeshwe, nubwo nakubwiye ngo kaba gake, ariko burya
ngo ntikanga no mu jisho da nagira ngo rero ngushimire uri umuntu w'umugabo ni mama ya Mungu buriya mbega ndagushimiye pe umurya w'inanga nasanze aha wacuranze uranezeza ntabwo ujya unyinuba mu bibazo tugirana buriya nubwo ducagagurana ariko gira utya rwose ukavuga uti umuvandimwe ari hariya ni nayo mpamvu ntashobora kukwibagirwa ndagushimiye rero uburyo uba wanyakiriye ukanyakira nta mususu nta bugome nta nda y'umujinya ariko harya ahubwo ntanavuze ntibagire mama SAVA arahari oya ninjye wari usigaye mugira ngo se si by'iyi gitari yamfashaga mukabyara mwese bose turifashisha ikideye kiki iki turifashisha ikira agasahane dushyireho agira ngo ni hayi nka data wageze no ku cyokezo wari wabona iki hayi nka data no reka da papa SAVA ariko iyi nyama yo iyi nyama iyo ureba iyo ndayisabiraho ikintu gikomeye ndayigusabiraho ikintu gikomeye inyama ije ivuga se ndimba abandi ko basabira ku nzoga ugiye gusabira ku nyama iyi nyama oya iyi ndayigusabiraho ni umushinga ukomeye ambwira urabona buriya ariko urayibona nayibonye siyo yonyine dore n'izindi ngo wasabaga iki se buriya papa SAVA urabizi buriya uri umunyabwenge buriya ndanakwemera nararebye rero ndavuga nti nibyo twavuga nyine bya bindi byo mirimo dukora itubiza ibyuya ndavuga nti rero papa SAVA wamwegera tugahuza ubwenge twabubyaza umusaruro urabizi ubwenge bwanjye nubwo wenda butangana n'ubwawe ariko twakunganirana nkazana ubwanjye nawe ukazana ubwawe tukabuhuza hanyuma tukabubyaza umusaruro kandi twakira da urabona urya munsi cyagiye cyanjye na Margarita urabyibuka ko wakoreye 70,000 mu minota ye uriya mushinga twawukora tugatangira tukajya turagurira abantu tukabatuburira urakomeje se ndakomeje abakiriya ndabafite reka da ndabafite do bameze bake reka da urumva ko ngewe ubwenge nazajya nanakoresha nubwo kujya ngenda nge nshaka abakiriya ariko hari uw'ingenzi hari uwo mfite amacye azaduha do magana ye ibihumbi se ahubwo se ni 300 gusa ibibazo we byaramurenze afite ibibazo n'uruhuri uwo arahari uwo twaheraho nta nubwo ari wowe wenyine ariko papa SAVA twaba tubikoze tukaba tubigize business ukongeramo ibirungu buri hari ibyo nabonye biburamo ariyo mpamvu nanjye nyine ngomba gushyiramo ubwenge bwanjye kugira ngo umushinga tuwufatanye urumva buri habonye ko ari ukuntu wari wisize gushyira do ugashaka n'akarizo k'urukwavu kakambara ingofero oya hanyuma ugashaka n'ibihu by'inzoka zapfuye imyiyuburure ukazana ukarambika hariya urumva reka burya kubera ko haba harimo n'amafaranga ahagije urumva ugomba gutitira burya twanabaga n'inkoko n'amara tukanyanyagizaho urumva nkanyagiza amara y'inkoko n'imitwe yazo
aduhaye 300 tukavanamo inkoko 3 tukanyanyagiza amara y'inkoko 3 imitwe y'inkoko urumva n'amashanja izindi z'ubwo ibihimba nyine nabyo twabyihemba aho turangirije uramufite ni ndi wo umva ariko rageko kweke wanende uriya yewe ariko uriya umugore waherutse kwahukana uye uriya abakobwa babenze yewe bagize agatobero indese ariko si ubwo ntabwo muzi yes uriya wagiye kwimanika yewe kwimanika ninde ko nshanga ndimba ntabwo uzi ubwo mwumva uriya uherutse kugurisha isambu ariko sano ko basigaye bagura buri munsi wowe ndimba ati uvuga n'uwuye uriya yewe uherutse kuzana bizinesi yarambere ndege nyine uragira ngo ariho duheraho ndimba umuturanyi umva kandi uranyumvira papa sava iyo ugiye gukora bizinesi uzanamo iby'abaturanyi cyangwa abavandimwe dutuburira umuturanyi koko hanyuma se buriya yampambiraga ampambira amaboko andwigiriza ntabwo nari umuturanyi we kandi ibibazo byaramurenze urabizi uriya we ni ukubikemura gake akaza ukemura kimwe ejo akagaruka ubwa mbere ni 300 300 ubwa kabiri azaduha 400 ndabizi ari amafaranga yose se yagurishije isambu haraho yagiye cyangwa ibihumbi 700 namwishyuye haraho byagiye duhereye kuri ibyo bibazo ariko ndimba yari yimanitse yewe narembonye izo nama zivuye ku nyama koko nawe inyama zasabye kubera ko yakuziritse uravuze utireka nawe nkuzike muri iyo nzika ko ndimba ugira ubwenge arewe bizinesi uzagenda uyikore sibyo nabatuburiraga se nabatuburiraga nkaba numvuze no kubaga n'inkoko n'imitwe yabyo dere niriya ni ifu yo y'ubugari nari nisize uzisiga ifu cyangwa wisiga ingwa ubundi batuburira ariko umva nkubwire ntutangiye gutubura do amapingu hafi do amapingu azaba kugera arewe ubwo wanze bizinesi buriya rega wagize ngo nabashubije ari amafaranga kubera ubugira neza gusa buriya uzi ko itegeko rihana umuntu ukoresha ubwenge agashuka abandi genda subikore gereza yabikurembuza ati